Haleluya, haleluya, haleluya. Turabasuje mu izina rya Kristo Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe, Uwiteka bishimire kandi Uwiteka abanezeze. Aha ni kuri channel yitwa Kubaha Uwiteka nibwo bwenge TV. Je nitwa Rusine Emmanuel ndi umugabo. Ndashima Imana ko inyemere kongera kuboneka imbere ya kamera. Nubwo hari hashize iminsi naboneka imbere ya kamera nta biganiro tukinyuzaho, habaye impamvu zitandukanye, ariko turashima Imana ko izo mpamvu Imana yazikuyeho tukaba twongeye kuboneka imbere ya kamera. Ababigizemo uruhare bose kugira ngo twongere tugaruke ku murongo dutambutse ijambo ry'Imana, mbasabiye umugisha. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza aho mwakuye ubutunzi bwanyu, kugira ngo twongere dusubire ku murongo, twongere dusubire gutambutsa ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha kandi rwose mujye mubonera aho abandi baburira. Imana ibagire neza kandi Imana ibarengere. Mfite ishimwe, ndashima Imana ko yakoze ibikomeye mu minsi itambutse, yaraturinze, yakoze ibintu bikomeye, n'ubu turacyariho kandi turiho imbere ari hazima. Dufite ubugingo buzima muri twe kandi n'imibiri ni mizima. Turashima Imana uko biri kose, birutejo hashize. Tuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Wewe wakanze subscribe, wowe dukurikira, Imana iguhe umugisha kandi umuhate wese ubuza ku mwami, Imana izaguhemba kandi ikomeze ikwagure cyane. Imana ikomeze ikwagure cyane. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana Imana imaye uyu mwanya tugiye kuganiraho. Mana data wa twese mwiza, Imana idukunda, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, ndagushimiye kuri Imana yera kandi uri Imana ikiranuka, uri Imana ishobora byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Aya masaha ndi imbere yawe, ncishijwe bugufi kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ni ijambo ryongeye kuvuga rinda utubukuru, iri jambo ryabayeho narabeho, ariko ndasenze kugira ngo nshoboze kugira ngo nditambutse, kandi nsengeye umuntu wese ugiye kumva kuko ngiye kurivuga urinyujijemo, kugira ngo muhe kumvira mu izina rya Kristo Yesu, amen. Kadusome iri jambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorino ibice 8. Turasoma umurongo wa 2, dusome n'umurongo wa 3. Haravuze ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, naba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. 3. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana itugire neza. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana iturengere kandi Imana yacu itugirire neza. Ndashima Imana rero ko Imana yandikishije ijambo ryayo, ijambo rituyobora, ijambo ribasha kutuyobora. Dawidi we yaravuze ngo ijambo ry'Imana nitabaza rimurikira ibirenge bye, acuza umwijima kugira ngo adasitara. Ndetse muri Zaburi y'119 umurongo wa 11 yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Petero we yandika yaravuze ngo dufite ijambo ryahanuwe. Iryo jambo ryahanuwe tuzaba tugize neza nituryitaho. Iryo jambo nituryitaho, iryo jambo rikatuyobora, rizatuyobora rimeze nk'itabaza rimurikira, cyangwa se inyenyeri imurikira ahacuza umwijima, imurika ahacuza umwijima kandi gakesha ijoro. Rero ijambo ry'Imana ni umucyo. Ijambo ry'Imana ni Kristo Yesu ubwe. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Jambo yahoranye n'Imana kandi yabanaga n'Imana mu bintu byose, nta na kimwe kitaremwe na jambo ngo mwumvise. Hanyuma uyu munsi intego Imana imaye ivuga ngo iki? Intego tugiye kuganira iravuze ngo menya Imana umenye n'uwo yatumye. Menya Imana umenye n'uwo yatumye. Hanyuma nubwo mwumvise mbanje kumenya Imana, ariko habanza uwo yatumye, kuko uwo yatumye niwe utumenyesha Imana. Uwo yatumye niwe utuma tumenya Imana. Hanyuma mwumvise iri jambo dusomye rivuze ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Gukunda Imana, hanyuma gukunda Imana bigatuma ikumenya, kandi kukumenya ikakumenyera n'ibindi, ikakumenyera n'ibyo ukennye, ikakumenyera n'ibyo ushaka n'ibyo utari ufite. Kumenya Imana, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Bivuze ngo gukunda Imana ni iki? Gukunda Imana ni iki? Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 3, aravuze ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo.
ngo kandi amategeko yo narushya. Hanyuma gukunda Imana ni ukwitondera amategeko yayo. Niyo mpamvu na Kristo Yesu yavuze ijambo rikomeye hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15 aravuze ngo kuko ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Bivuze ngo gukunda Kristo ni ukwitondera amategeko ye. Gukunda Kristo ni ukumwumvira. Gukunda Imana ni ugukora ibyo Imana ishaka, ni ukwitondera amategeko y'Imana. Uko niko gukunda Imana. Hanyuma umuntu ukunda Imana ni umenywa nayo. Nukora icyo Imana ishaka, nawe izakora icyo uyishakaho, ndetse ikore n'ibirutaho, kuko mu Befeso ibice byabo 3 umurongo wa 20 Paulo yaravuze ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Biruta ibyo dusaba. Bivuze ngo ibyo dusaba ni bike kubyidukorera, ibyo dushaka ni bike kubyo yidukorera bitumenyeye nk'umubyeyi wacu. Hanyuma ibasha gukora cyane biruta ibyo dusaba n'ibyo dushaka n'ibyo twifuza, ibasha gukora cyane biruta. Kuko uzusaba ugasaba ikintu kimwe ikaguhereza ibintu 10, uzusaba ibintu 20 ikaguha ibintu 50, uzusaba ko Imana yaguhereza ibyo kurya ikaguhereza naho kubirira, uzusaba ngo Imana ikurihirira abana amashuri ikabahereza na assurance yo kubarindira kuri ayo mashuri kugira ngo badakora impanuka cyangwa Satani itabicirayo. Ibyo byose Imana ikora ibiruta, ariko byose birava mu kintu kimwe, gukunda Imana. Gukunda Imana, hari ibintu dusangiye abo ku isi, dusangiye kurya, kuryama, kubyuka, kwambara ku isi turabisangiye. Nubwo hari ahantu hakiri imico y'abantu batambara bacyambara imbindo cyangwa se bambara ubusa, hari abantu bafite imico bitewe n'agahugu kabo, ariko twese hari ibintu tugiye dusangira. Kubaho ku isi kuburiho kugira ngo ubeho, kugira ngo urame, kugira ngo ubeho muri uno mubiri, ni ukuwugaburira, ni ukurya ukagaburira umuntu w'imbere, ni ukurya ukagaburira umuntu w'imbere. Ariko kugira ngo ubeho mu buzima bw'Imana ishaka, ubeho uko Imana ishaka, ni uko ukora ibyo Imana ishaka, ni uko wizera uwo yatumye. Ari wo murimo umwe Yesu yabwiye abigishwa be hariya muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 6 umurongo 28 bavuze ngo tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana. Yesu arababwira ngo umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma rero ukunda Imana ni umenywa nayo, ukunda Imana ni umenywa nayo. Hanyuma hari ikibazo cy'abantu bavuga ko bazi Imana, bavuga yuko bakunda Imana, ariko ibyo bakora bigahakana ko iyo Mana bayizi. Niyo mpamvu Paulo yandikira Tito muri iki gice cyaho cya mbere umurongo wa 16, Paulo yandikira Tito yamubwiye ibintu bikomeye. Paulo yamubwira ngo iki rero hano ku murongo wa 16, igice ni cya mbere umurongo wa 16, umva uko yabwiye uyu Tito. Igice cya mbere umurongo wa 16 yavuze ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, nabatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze, nabatumvira Imana. Hanyuma nta kuntu waba uvuga ngo ukunda Imana kandi utayumvira. Bivuze ngo gukunda Imana ni ukuyumva, wayumva ukayumvira. Hanyuma kuyumvira niko gukora ibyo Imana ishaka, niko kuyikunda. Bivuze ngo nago wakunda utazi. Gukunda nuko wabanje kumenya uwo ugiye gukunda, cyangwa se icyo ngicyo ugiye gukunda. Guhitamo, ugiye nko mu isoko ugiye kugura imyenda, ugiye guhaha imyenda cyangwa se ibyo kurya cyangwa se ibintu runaka, urabanza ukabireba ukabyitegereza, ugahitamo ukareba ko bikuneje cyangwa se ubyishimiye, hanyuma mukavugana igiciro ukishyura. Ariko utabikunze ntiwabigura, bivuze ngo rero kugira ngo ukunde Imana ni ukuyumva, wamara kuyumva ukayumvira. Kuyumvira ni gute? Ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana igusaba, ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana igutegeka. Ari ryo jambo riba hano mu byashuri hano igice cya mbere umurongo wa 3, haravuze ngo hahirwa umuntu usoma amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Urumva rero hahirwa ushyira mu bikorwa, hahirwa abayumva bakitondera bagashyira mu bikorwa, hahirwa usoma, hahirwa uwumvise, ariko hahirwa cyane ushyira mu bikorwa, uwitondera ibyo ngibyo bivuzwe muri iryo jambo ry'Imana, kuko igihe kiri bugufi. Bivuze ngo gushyira mu bikorwa nicyo gikenewe. Abantu benshi baratura, abantu benshi barihana, ukabona ngo yihaniye, yatuye, yagiye ari imbere y'abantu aratura, ariko kwihana ni ukuhindukira, ni ukwicuza, ni ukuva mu byo wari urimo, ni ugutera umugongo ibyo wari urimo. Ari ryo jambo riba mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 3 umurongo wa 19, ngo nuko mwihane muhindukire,
kwihana ni kimwe, guhindukira ni ikindi. Hanyuma rero ngo kwihana ni kimwe ariko hakaba guhindukira. None iyo uhindukiye nibwo bihanagurwa bigakurwaho, hanyuma none ugahemburwa n'Imana. Ijambo riba mu Efeso 5:14 aravuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Hanyuma abantu bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Abo ni abatumvira Imana, n'abatumvira Imana, n'abatagenda amategeko y'Imana, n'abadakora iby'Imana ishaka, n'abahabanya n'ubushake bw'Imana, n'abanyuranya n'iby'Imana ishaka, bagahora banyuranya nyamara bitwa ko bazi Imana ndetse bayikunda. Ariko ijambo riravuze ngo umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Hanyuma rero ukwiye kumenya Imana ukamenya n'uwo yatumye. Ukwiye kumenya Imana ukamenya n'uwo yatumye. Uwo yatumye ninde? Nta wundi ni Kristo Yesu. Niwe yatumye kugira ngo aze mu isi acungure umuntu wese wamaze gukora icyaha, wanze kumvira biturutse kuri Adamu n'ababyeyi bose bakavuka bafite kutumvira, bakavuka baraciriwe iteka bitewe n'ibyaha bakoze, baratandukanijwe n'ubwiza bw'Imana. Hanyuma Kristo Yesu aza kugira ngo yongere aduheshe ubugingo, aduheshe kwinjira muri ya gakondo, aduheshe kwinjira muri ya Edeni ya kera, aduheshe kwinjira mu buntu bw'Imana, aduheshe kwinjira mu gakiza, aduheshe agakiza kugira ngo twebwe bari baratandukanijwe n'Imana kera twongere twungwe n'Imana kubw'amaraso ya Kristo Yesu yameniye ku musaraba. Hanyuma uyu mwumvise uvuze ibi ni umugabo witwa Pawulo. Umugabo witwa Pawulo. Uyu Pawulo wavutse afite ubwenegihugu bubiri. Se ngo yabaga mu gihugu abana n'Abaroma, afite ubwenegihugu bw'Abaroma, hanyuma ariko akaba ari umuheburayo, akaba ari umwisiraheli. Hanyuma abyaye umwana ku bw'akavukire cyangwa se ku bw'iwabo, umuryango w'iwabo, Abisiraheli amwita Sawuli. Sawuli byasobanuraga ngo Uwiteka arakubaza. Hanyuma Pawulo yitwa Pawulo cyangwa se amwita Pawulo ku bw'Abaroma, izina ry'Abaroma, cyangwa se uno munsi twavuga ngo ni iry'umubatizo rya gikristo. Uno munsi reka tubyite gutyo ngo irya gikristo. Hanyuma iryo zina Pawulo ryo ryasobanuraga iki? Abahanga bavuga ko iryo zina risobanura gatoya, nibwo busobanuro bwa Pawulo, gatoya. Bavuga rero ko yaba yaravukanye n'undi. Imana itugire neza. Rero yavukiye i Taruso, Kilikiya, hanyuma ngo ni muri Aziya Ntoya, ariko avuka isi afite ubwenegihugu bubiri. Niyo mpamvu Pawulo kwiga bitagoranye, yigiye aho ngo bari bari. Hanyuma amaze kwiga amashuri yarangije ya primaire, yiga na segonderi. Ise cyangwa se ababyeyi be bamwohereza iwabo i Yerusalemu kugira ngo ajye kwiga teoloji, cyangwa se ajye kwiga amategeko y'ibigendanye n'ijambo ry'Imana. Rero icyo gihe ngo bigaga ibitabo bitanu bya Mose, Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri, nibyo bigaga. Hanyuma bakiga ibyo bitabo, babirangiza uwo muntu akaba yahabwa inshingano mu itorero cyangwa se mu murimo w'Imana, agakorera Imana. Yigishwe rero n'uwitwa Gamaliyeli. Ayo makuru yose muraza kuyasanga mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cyaho cya 20 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 10. Ayo ni amakuru y'umugabo witwa Pawulo. Pawulo rero yaje gukora umurimo w'Imana, ariko awukora nabi, azi ko arimo gukorera Imana, azi ko ayizi ariko nyamara atayizi. Ariko aza gutungurwa na Yesu, amutungura ajya i Damasiko mu gice cya 9 mu Byakozwe n'Intumwa. Mu cya 7 yari amaze kwicisha Stefano amabuye, bamutera amabuye ahagaze, azi ko arimo gukorera Imana kuko yize bya teoloji, arabirangiza. Hanyuma akorana n'Abafarisayo ndetse abyivuga neza mu Bafilipi mu gice cyaho cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6. Ariko ageze ku wa 7 aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye byamindukiye igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo. Bivuze ngo kumenya Kristo ni ubutunzi butagira akagero. Kumenya Kristo bituma umenya n'Imana. Bivuze ngo ntago wamenya Imana utaramenya Kristo. Hanyuma rero ukwiye kumenya Imana ariko ukamenya n'uwo yatumye. Ariko hari ikibazo cy'abantu bavuze ngo bazi Imana, ngo Imana ndayizi, ngo nanjye Imana ndayizi, yitwa Uwiteka, ngo yitwa Imana, ngo Imana nanjye ndayizi. Ariko hari ibikorwa ukabona ibikorwa akora wapi, cyangwa se akavuga ngo nemera Imana ndanayikunda, ngo ariko nago uwo nguwo wundi mwemera, uwo Yesu nago mwemera. Nago rero wamenya Imana utamenya Kristo, waje kumenyekanisha Imana. Imana yacu tugire neza.
kandi imana yacu iturengera. Umugabo yari azi ko akorera imana, azi ko ari mu murongo muzima, ariko tubibona neza ashima n'imana. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 12 kumanuka hepfo, yaravuze ngo ndashimira Kristo umwami wambashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we, nubwo nabanje kumutukanye n'umunyarugomo n'urenganya, ariko ibyo byose narebabare kuko nabikoze mu bujiji narizere. Rero yakoreraga imana. Ari umufarisayo, bivuga neza mu Filipi, ari umufarisayo afite amategeko, biki byose ibyo byose yarabyujuje, byose ibyo bashaka, niba ari imyambare, niba ari imisaraba, niba ari biki byose, niba ari kwiyandikaho, niba ari ibyo byose yarabifite. Paulo yarabifite, ariko mu mutima we na Kristo urimo mu mutima we atazi imana ya nyayo, atarayimenya. Kuko umuntu wamaze kumenya imana hari ibimuranga, umuntu wamaze kumenya imana hari ibyo areka, umuntu wamaze kumenya imana hari ibyo acikaho, umuntu wamaze kumenya imana hari ibyo azinuka, umuntu wamaze kumenya imana hari ibyo utamubonamo, hari ibyo atabonekamo, hari ibyo utasanga arimo. Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 2, Dawidi yanditse ijambo rikomeye rivuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntagare mu nzira y'abanyabyaha, nicarane n'abakobanyi. Uwo muntu ni uhiriwe. Ahubwo amategeko y'iteka nishimira, kandi amategeko nibwira ku manywa na nijoro, uwo ni uhiriwe. Hanyuma uyu muntu uhiriwe nuko ari mu nzira nzima, nuko ari mu nzira ya nyayo, nuko yamaze gusobanukirwa, akamenya uwamucunguye, akamenya uwohereje uwo wamucunguye, akamenya iherezo ry'ibyo arimo, akamenya iherezo ry'inzira arimo, akamenya inzira imuganisha. Ariko ikibazo abantu benshi ntago bazi imana, kandi bavuga ko bayizi kuko batakiriye Kristo, batazi na Kristo imana yohereje kugira ngo aze kubahesha kumenya iyo mana bavuga ko bazi. Rero narinje kukubwira ngo, cyangwa nje kukubwira ngo umenye imana, ariko umenye n'uwo yatumye. Imana yacu itugire neza, kandi imana yacu iturengere. Uyu mugabo rero yatunguwe na Yesu amukubita umucyo, amukubise umucyo mu gice cya 9. Paulo atungurwa n'umucyo, yikubita hasi kubera umucyo, arahuma, baramurandata. Iyo usomye ijambo ry'Imana Yohana ubutumwa bwiza mu gice cyaho cya 9 murongo wa 37 kumanuka hepfo, ariko 38 9, Yesu ari uwo yari yamaze gukiza, ari uwo yari yakirije, ariko bamumereye nabi, baramuzengereza, ariko bamaze ngo no kumwirukana no mu rusengero, byakomeye ibibazo ari byinshi, bakomeza kumuzengereza. Igihe cyaje kugira ngo ahura na Yesu. Yesu yamenye ko bamwirukanye mu rusengero, barahura. Bamaze guhura aramubwira ngo mbese wizeye umwana w'Imana? Ndamubwira ati umwana w'Imana ninde nkamwizera? Ngo niwe muvugana kandi wamurebye. Nguwo aramupfukamira, apfukamiye Yesu aramubwira tumva icyanzanye mu isi, naje guca amateka kugira ngo abareba bahume n'abari impumyi barebe. Aho cyari ikibazo gikomeye, ngo abafarisayo banamubaza ngo none ushatse kuvuga ko natwe turi impumyi? Yesu arabwira ngo niba mwari impumyi nta cyaha muba mufite, ariko kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Niyo mpamvu ijambo ryatubwiye ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, naba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Bazi ko basobanukiwe, bazi ko babizi neza, bazi ko Kristo azaza, rwose ngo Kristo azaza, ariko mu by'ukuri ntabwo Kristo bari bamuzi. Hanyuma rero uwasaga nk'urebera abandi, wari ufite abesikota bamuherekeje, bamujyanye i Damasiko ngo bajye kurenganya ab'inzira y'umusaraba, yaguye hasi agwa yubamye, arangije arahuma, yarebaga arahuma. Kristo yaje kugira ngo abarebaga bahume, ariko abari impumyi bahumuke. Abari bazi ko bareba, ibyo barebaga, ibyo bari bazi nk'ubwenge, abitesha agaciro, ahubwo ubwenge bwabushyire muri bo, noneho bagira ubwenge nyakuri. Imana itugire neza, kandi Imana yacu iturengere. Nguyu Paulo rero yakoze umurimo. Kuva icyo gihe Yesu amutunguye, yaragiye arabatizwa n'uwitwa Ananiya, ariko atangira gukora umurimo. Muri icyo gihe sinshaka gutinda muri aya mateka, niwe waje kwandika rero inzandiko 13, ndetse n'urwo bamukekaho rwa 14, bavuga ko yaba ari we, ariko nibyemejwe kuko uwarwanditse atazwi, wandikiye aba Baheburayo, rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Hanyuma iki gice cya 8 Paulo yanditse avuga ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, naba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo, ukunda Imana niwe umenywa nayo. Hanyuma rero arashaka kugaragaza ko umuntu yarakwiye kwicisha bugufi, kuko Imana niyo izi byose, Imana niyo ireba byose, Imana niyo ibera hose icyarimwe, Imana niyo yumva byose. Imana irumva, Imana ifite amatwi, Imana ifite amaso, Imana ifite amazuru, Imana ifite umunwa, Imana ifite amaboko, Imana ifite amaguru, Imana ifite
ntabwo ifite ubwenge, ahubwo yo niyo bwenge. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga neza Yobu ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Bivuze ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Bivuze ngo iyo wubashye Imana ugira ubwenge, iyo wubashye Imana iguha ubwenge, kuko yo niyo bwenge, ikora ku bwenge kuri yo ikaguherezaho ukagira ubwenge. Ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana itugire neza. Rero menya Imana, umenye n'uwo yatumye. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Uyu Pawulo rero yaje gukora umurimo, akora umurimo cyane, arenganywa cyane, ahura n'ibintu bikomeye, ibintu byinshi, yakubititse cyane, ngaho inkugiye, ngaho gukubitwa inga, ngaho inkoni nyinshi cyane, ngo gukubitwa amabuye. Umugabo yarakubititse, arakubitika, ariko niyigeze agamburura, arakomeje akorera Imana. Niyo mpamvu yandikira Timoteyo mu rwa 2 ibice byaho 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza hepfo ku 8, yaramubwiye ngo ndagutongera amaso y'Imana no mu Kristo Yesu, uzacira iteka bazima n'abapfuye, ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima. Abo bantu ngo ahubwo amatwi yabo azaba bari yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo, baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose umva. Rero ndashaka iki hano hepfo, aravuga ngo kuko jyewe maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, narinze ibyo kwizera, narangije urugendo, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umucamanza utabera, azamakuru urya munsi, ngo nyamara si jye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Ariko hepfo hari umurongo harivuze ngo Dema yaransigiriye kuko yakunze iby'iki gihe cyane. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cyane. Niyigeze amenya Imana, niyigeze asobanukirwa Imana, kuko iyo ayimenya ntiyagasize Imana ngo agiye kureba ibintu. Kandi ufite Imana bafite ibintu, ufite iyi Mana bafite ibintu, ufite ibintu ni ukugira ngo abikoreshe neza umurimo w'Imana, bimufashe mu rugendo, adacogoye, acogozwa n'urugendo n'ibyo ahura nabyo mu rugendo, kuko aba afite uburyo bwo kugera aho ashaka cyangwa se gukoresha umurimo w'Imana. Pawulo yaje kugwa i Roma, babanje kumuca ubugabo babukuraho. Pawulo babukuraho ubugabo, babukuraho, ariko rya jambo ararigumana. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ibyo byose biba Imana ibibona, byose bimubaha Imana ibireba. Bamukuraho ubugabo, barangije bamwicisha ishoka, bamutemyeho igihanga, bamutema umutwe, bawukuraho bamucishije ishoka. Pawulo apfa mu mwaka wa 67. Nyuma mu mwaka wa 67 nibwo Pawulo yaje kwicwa, nibwo Pawulo yapfuye. Ariko we yaravutse muri 6 ukurikije uno munsi uko tubara 1 2 3 4 5 6, kuko kera babaraga bafashe imyaka 2000 bakabara bahereye kuri 2 bamanuka bakazagera hasi. Ariko Kristo we avuka muri 4, uko bavuga neza ko Pawulo yaba Yesu yaramurutaga imyaka 10 cyangwa se 11. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Naje no nshaka kukubwira iki, kugira ngo ndagira ngo ukunde Imana, kuko umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ukunda Imana yitonda amategeko yayo, ukunda Imana akora ibyo Imana ishaka, ukunda Imana avuga ibyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana itubwira neza hano kuntu Yesu yari yaratoranyije abigishwa be, yarafite abigishwa be bagendana, Yusomye ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice bya 13 guhera ku murongo wa 16. Yesu yari mu murimo, arimo gukora umurimo, arimo kugenda n'abigishwa be, ngaza kubabaza atari ko se ubundi ahantu munyura iyo murimo kugenda mwumva bavuga ko ndinde? Iyo mugenda aho munyura hose mwumva bavuga ko nini? Bamwe bati rwose twumva bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umwe muri babahanuzi, abandi bavuga byinshi. Ariko arabaza ati none se mwebwe mugira ngo ndinde? Mwe ko tugendana, mwe ko duhorana, mwe ko dukorana buri gihe, ko turarana, ko twiriranwa buri gihe, ko tuba turi kumwe, mwebwe mugira ngo ndinde? Ibyo abari tubyihorera, none mwebwe mugira ngo ndinde? Ariko Petero nawe asubije aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Hanyuma nibwo Yesu yamubwiye ati urahirwa Simoni wa Yona, kuko atari inyama n'amaraso biguhishuriye, ahubwo n'umwuka wa Data. Bivuze ngo guhishurirwa Yesu, kumenya Yesu nishurirwa rikomeye, aba ari hishurirwa ugize, aba ari ubuntu ugiriwe. Kumenya Yesu waje kugupfira, kumenya Yesu wapfuye akazuka, kumenya Yesu waje gutanga ubugingo bwe ku bwawe, kumenya Yesu ni iby'igiciro, kumenya Yesu ni ubuntu bugeretse ku buntu. Kumenya Yesu
Yesu. Urahirwa Simoni wa Yona, kuko atari inyama n'amaraso biguhishuriye, ahubwo ni umwuka wa Data niwe uguhishuriye, ni umwuka w'Imana uguhishuriye ibyo. Nanjye ndavuze ngo uri Petero, kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntabwo azabasha urwo rutare, ntabwo azabasha iryo torero, ntabwo azabasha abari kuri urwo rutare. Ariko abantu benshi bishingikirije ku bindi n'ibidafite umumaro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye, Matayo ibice byaho 7:24 kumanuka hepfo, aravuga ngo inzu yo ku rutare niyo ku musenyi, ngo nuko umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri iyo nzu niyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Ariko umuntu wumva amagambo yanjye nayakomeze azaba nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ngo kandi iragwa, kandi kugwa kuri iyo nzu kwabaye kunini. Bivuze ngo guhishurirwa Yesu ni ugufata ijambo ry'Imana ukarishyira muri wowe, hanyuma iryo jambo ry'Imana rikagutsinda, rikakuyobora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana abantu baritesha agaciro, ugasanga batinze mu bitafite umubaro, batinze mu bitari ngombwa, batinze mu bintu bitari ngombwa. Bari bakwiye gutinda mu ijambo ry'Imana. Abantu bari bakwiye gutinda aho Imana ishaka ko bahagarara. Abantu bari bakwiye guhagarara mu mwanya Imana ishaka ko bahagararamo. Abantu bari bakwiye gutinda mu by'Imana ishaka ko bamo, aho kugira ngo batinde hanze. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ijambo rikomeye. Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe bimurutira kuba hanze mu mahema y'abanyabyaha imyaka 1000. Umunsi umwe, isaha imwe, umunota umwe, isogonda rimwe imbere y'Imana, ari kuzi ikikuzanye. Imana yakuremera amateka mashya, Imana yahindura amateka mashya, yahindura amateka ikaguhereza mashya, yazinga ibya kera ikazingura ibishya, ibintu bikagenda neza, kandi ugahindurwa amateka, ugahabwa ubugingo mu munota umwe cyangwa se mu masogonda ngahe, bitewe no kwizera. Kwizera ntabwo bisaba ngo ukore ibintu byinshi. Kwizera ni ukumenya, kwizera ni ukumenya, kandi kumenya guhishwa no kumva. Nikavuze mu Baroma 10:17 ngo dore kwizera guhishwa no kumva, no kumva kukazanwa ijambo rya Kristo. Bivuze ngo rero kumva, umva ijambo ry'Imana, uryizere mu mutima, ariko ushyire mu bikorwa iby'iryo jambo rigutegeka. Imana yacu itugire neza, kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma hari ikibazo cy'abantu bavuga ngo bazi Imana ariko batazi Yesu. Hari ikibazo cy'abantu bavuga ngo bazi Yesu ariko batazi Imana. Hari ikibazo cy'abantu bavuga ngo barakijwe ariko imbuto zitabigaragaza, imbuto babera zitabigaragaza. Kuko umuntu wamaze kwakira Kristo umwami n'umukiza, umuntu wamaze kumenya Imana, byerekanirwa mu ki? Mu bikorwa akora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki hano mu rwandiko rwanditswe rwa mbere rwanditswe na Yohana, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice ni icya 2 umurongo wa 3 kugera kwa 6. Haravuze ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi nitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Kristo niyibaga, Kristo niyasambanye, Kristo niyibye, Kristo niyagambanaga, Kristo n'amoko yagiraga, Kristo nta bwibone yagiraga, Kristo na nzika yagiraga, uyu Kristo Yesu nta byaha yagiraga, Kristo nta byaha akoze, Kristo yari umwere, Kristo yareraga, Kristo yari umukiranutsi, Kristo ni umukiranutsi, Kristo yari Imana, Kristo ni Imana, Kristo ni Uwiteka. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo iki hano mu rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice n'ubundi ni icya 3 guhera ku murongo wa 4. Murongo wa 4 umva uko havuze. Haravuze ngo 3:4, rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 4. Haravuze ngo umuntu wese ukora icyaha bagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we nakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha niyamubonye kandi niyamumenye. Bivuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi cyane bwo bugome. Hanyuma umuntu wese uguma muri Yesu nakora ibyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri we. Ntabwo yakora ibyaha kuko Yesu aguma muri we. Yesu niwe mbuto y'Imana, niwe mbuto itabora, niwe ugushoboza kwera, niwe ugushoboza gukiranuka, niwe ugushoboza kwirinda, niwe ugushoboza gukunda n'abanzi bawe. Hanyuma uvuga ute ngo ukunda Imana? Uvuga ute ngo ukunda Imana wangana, ufite urwango, ufite inzika? Uvuga ute ngo ukunda Imana? Ese wayimenye ute, uyizi ute? Kuko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Gukunda Imana no kwitondera amategeko yayo. Imana itugire neza, kandi Imana yo mu ijuru iturengere. Ndagira ngo tujye dusoma ijambo ry'Imana, ariko twumve icyo Imana ivugana natwe, kugira ngo dusobanukirwe n'icyo Imana idushakaho. Imana itugire neza.
kandi Imana yacu iturengere. Yohana ibice byaho 14 guhera ku murongo wa mbere kugeza hepfo, harimo ijambo Yesu yavuze ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, y'abadari mbabwiye, ariko kuko ahari ngiye kubategura hanyu kugira ngo aho nzaba namwe ariho muzaba. Ikibazo gihari rero, abantu bagendanaga nabo batamuzi. Toma aramubwira ngo none se kwaho ujya tutahazi, inzira twayibwirwa n'iki? Naho nyumvira imyaka bamaranye, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ariko arabaje ngo kwaho ujya tutazi, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramusubiza ati Toma, ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Filipo nabimenye, none niba utubwiye ko ari we nzira, akaba ari nawe ukura, akaba ari nawe ubugingo, twereke Data we, twese birabihagije. Toma ariko niko Filipo, igihe nabaniye namwe ntabwo wari wamenye? Umuntu mbonye aba yabonye Data. Jya amagambo mvuga si ibyo yavuga ku bwanjye, ahubwo Data uba muri jye niwe ukora imirimo ye muri jye. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Urumva rero, hari abantu bagendana neza, hari abantu bavuga ngo babana neza, hari abantu bavuga ngo bakora neza, ariko mu by'ukuri batamuzi, bataramusobanukirwa. Kristo ni urukundo, Kristo ni urukundo, bivuze ngo Kristo Yesu ni umukiza, ni umwami, izina rye rihabwa icyubahiro. Hanyuma turashimira Imana yohereje Kristo, turashimira Imana yohereje Kristo, kandi turashimira Kristo wemeye kugira ngo aze adupfira adafite icyaha, kubw'urukundo n'imbabazi yatugiriye. Imana yacu itugire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo usomye ijambo ry'Imana hano, Yohana mu butumwa bwiza mu gice cya 4 murongo guhera kwa 21, Yesu yabwiye umugore w'umusamariyakazi amubwira ko abantu basengera ku musozi. Ati hano mwebwe muzi ko musengera kuri uyu musozi, abandi bati ni Yerusalemu, ni mu nsengero, ubwo twebwe ni muri dini runaka, abandi ni muri rindi runaka, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abantu bazaba batagisengera kuri uyu musozi, bazaba batagisengera muri izi nzu, bazaba batagisengera mu bishanga, bazaba batagisengera mu buvumo, bazaba batagisengera mu mazi, bazaba batagisengera aho hose, batagisengera mu idini ryitwa runaka, ahubwo abantu bazaba basengera Imana mu kuri no mu mwuka, mu kuri no mu mwuka. Aho rero iyo tugeze aho ngo mu kuri no mu mwuka, kuko Imana ari umwuka kandi ishaka ko abantu bayisenga bose bayisengera mu kuri no mu mwuka, bivuze ngo aho nta munsi urimo. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abatesalonike mu bice 5 umurongo wa 17 yaranditse aravuga ngo musenge ubudasiba. Hanyuma rero gusenga, abantu barasenga, ariko ikigaragaza ko Imana bayizi ni imbuto, nicyo kigaragaza ko abantu bazi Imana. Niyo mpamvu Yesu mu kibazo yajyanye, Luka 18 umurongo w'epfo wa 8 hepfo, Yesu yajyanye ikibazo yibaza ngo mbese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Ntago rero avuze ngo azagaruka asanga abasenga bakiri mu isi. Arabizi ko bazaba basenga, na cyane ko yavuze ko Matayo 7:21 ngo umuntu wese umbwira ati mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Hanyuma rero iby'Imana ishaka ni ibi: ni ukumenya Imana, ukamenya n'uwo yatumye. Hanyuma kuyimenya biraza kuguhwanirizwa no kuyizera. Unuyimenya urayizera kuko wayimenye. Hanyuma ntabwo urivuga ngo wizera Imana cyangwa se wizeye Kristo kandi utaramumenya, utamuzi. Biragusaba kubanza ukamumenya, ukamenya uwo ari we, ukamenya icyamuzanye, ukamenya icyamuzanye, ukamenya ikizaba gitumye agaruka, azaba aje kwenda iki, none se niki cyamuzanye, kuki yaje gukora iki? Yaje kugira ngo urongore, yaje kugira ngo urongorwe, yaje kugira ngo ubone amazu, yaje kugira ngo ubone imodoka, yaje kugira ngo ube umukire ujye kurangura Dubai. Nicyo cyazanye Yesu, ntabwo ari icyo. Niba uri muri uwo murongo wamaze kuyoba Kristo Yesu ntabwo umuzi, ahubwo wizeye uwundi, ndetse sinabwo ubutumwa bwiza bwamuzanye, ahubwo wakiriye ikindi kitari ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Yohana yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana amaze gufungwa, ubwo ni Matayo 3, Yohana amaze gufungwa mu gice cya 4, hanyuma Yesu arimuka. Yesu amaze kwimuka, hanyuma nibwo yatangira kwigisha avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngiyi ntego yazanye Yesu, kucungura abantu. Hanyuma yaraje abamenyesha Imana, amaze kubamenyesha Imana abwira ko kugira ngo bagere ku Mana nuko bihana ibyaha kandi bakabyihana mu izina rye, kugira ngo ababere inzira, ababere irembo ribageza kuri iyo Mana. Kuko mu bigaragara Imana bavuga ko bazi, bari batarayisobanukirwa, nta rukundo bageraga uburyari. Niyo mpamvu uyu Yuda yasambanye n'umukazana we atamuzi ko ari umukazana, hanyuma bamufashe ko afite inda y'ubusambanyi yasambanye, bagiye kumutera amabuye, aravuga ngo nimubanze murebe nyiri ibi bintu mumenye ko ari we waneye inda. Barebye basanga ni ibya Yuda kandi ari we sebuko, kandi ari uhagarariye aho hantu, ari we muyobozi, yategetse ko bamutera amabuye ngo yarasambanye. Kera rero abantu bari barabyishe, barabigoretse. Kristo Yesu rero araza aravuga ngo muri jyewe nta ruswa,
muri jewe nakubera, muri jewe nakurobanura ku butoni, muri jewe abaca muri jewe ni amanyanga, abaca muri jewe n'amoko bagira, abaca muri jewe na businzi, abaca muri jewe na bwibone, abaca muri jewe na mitako ya zahabu, reka abaca muri jewe nibahindura imisatsi, abaca muri jewe nanzara bacomeka, abaca muri jewe nabutinganye bagira, abaca muri jewe gendera, bivuze ngo nabicira muri jewe bagomba kubanza bagakuraho, bagakaraba amaraso yanjye, bakiyuhagira amaraso yanjye, akabeza akabakuraho umwanda wose, akabakuraho ibyo byose akabimaraho, bakera bakamera neza, noneho bakabara kwinjira muri je nigenzira nigerembo, uwinjira muri je uwo ngo aba afite ubugingo, kuko nzamugeza kwa data kandi navuye mu ijuru n'ubundi nzasubira. Hanyuma rero ahangaha hari ikibazo rero, hari ikibazo abantu bavuga ko bazi Imana ariko batagize gute, batayizi. Niyo mpamvu mu gice cya 7 hari ijambo Yesu yaje kwigisha, arimo kubabwira, baravuga batari ko se ubundi Yesu wa wundi niko Yesu wa wundi barimo gushaka ngo bamwicera, ngo bashatse uburyo bwo kumwica birananirana, ahubwo Yesu wa wundi ariko nitumuzira, nitumuzi nyine ntago ari nuza, bashiki be ntago ntuzi, bari umuntu abese banuza ntago tubaza, kwa Yosefu mubaje ari ntago tumuzi. Yesu arababwira ngo je muranzi naho navuye murahazi, jye muranzi naho navuye murahazi, ariko umva hasigaye igihe gito nimuzambone, nimwongere kumbona. Nubavuga muranzi ariko Imana nimuyizi, muranzi nyine munzi nk'umuntu duturanye, munzi nk'umwana wavukiye aha, ariko nago muzi n'icyanzanye, nimuzi niyanumye, niyo mpamvu mundeba nk'umuntu uri aho usanzwe, ariko hasigaye igihe gito nimumbone, aho nzajya nimuzabasha no kugerayo. Ariko abigishwa bo yababwiye ngo nibahagarika imitima, bizera Imana nawe bamwizere, mu rugo rwa Data hari amazu, agiye kubategurira, abamwizeye bo bazajyayo, n'inzira barayizi, ariko aba batamwizeye abakura inzira ku murimo, arababwiye ngo aho njya nimuzabasha kugerayo, mwe muranzi umurambona nk'ibisanzwe, ariko aho nzajya hasigaye igihe gito, n'umwanya muto, hanyuma nimwe mukimbona. Batarasaza havuze kazajya hera, ntazajya mu batataniye mu bagira iki, ntazajya mu batataniye mu bindi bihugura, azabagera ahantu azajya avuze nihe, birabacanga ibye, birabayobera, kuko batari baramumenye, ntibigeze bamenya niyo Mana bitwa ko bavuga bari bazi ngo Kristo naza ngo nago tuzamenya yaturutse, siko ijambo rivuga, none se uyu ngo nago tumuzi katuruka hari, none se nago turuka, kubera nta byanditswe bafite. Ni niyo mpamvu uyu mugore Yesu arimo kumuganiriza gutyo, amuganiriza ari mu Yohana ubutumwa bwiza mu gice cya 4, Yesu amaze kumwibwira ko ari we mazi amara inyota, ari we Kristo, amaze kumwibwira yasize ikibindi ajya mu mudugudu Samariya, aragenda ajya kubabwira ati nimuze mundebere ko hari umuriya muntu wambwiye ibyanjye byose ahari kari Kristo. Ngo baraza bahageze, ariko bizejwe n'ibyo yababwiye, bahageze ngo bumve ibyo Yesu ababwira, hanyuma ngo baramubwira bati umugore, ntago none tukijejwe n'amagambo watubwiye gusa, ahubwo natwe turamwiyumviye, turabyemeye koko uyu ni Kristo nyawe nyumvira. Hanyuma ni ikibazo cy'abantu bitwa ko bazi Imana ariko mu by'ukuri batagize gute, batayizi. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Hano rero ndashaka iki, ndashaka gusoza, ariko Imana iradushakaho iki, ndashaka ko tumenya uwo yatumye. Imana ishaka ko tumenya uwo yatumye, menya Imana ariko umenye n'uwo yatumye. Imana itugire neza kandi Imana yacu iturengere. Umuntu wamaze kumenya Imana ntago arobanura abantu ku butoni, nta moko agira, ntabwo abigisambo munyanda nini. Umuntu wamaze kumenya Imana ntago yikanyiza. Umuntu wamaze kumenya Imana agira urukundo. Icyo nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko wamaze kumenya Imana, kuko Imana ni urukundo. Umuntu wanga mwene se n'umwicanyi, nta mwicanyi uzajya mu ijuru. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese mwiza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakiza. Nyemerera iri jambo ryawe nambukije umuntu wese uryumva, Mwami umuhe kwihana kandi umuhe guhindukira, umuhe no kugusobanukirwa. Imana ibahe umutima w'umwuka, hanyuma kugira ngo amaso y'imitima yanyu, amaso y'umwuka, amaso ndetse n'amatwi, amatwi yumve y'umwuka ndetse n'amaso y'umwuka, namusobanukirwe Imana yabahamagaye, sobanukirwe n'imbaraga zayo. Senge umuntu wese rero wumvira ijambo, umuhe kuryumva ndetse no kuryumvira, kugira ngo azarye ibyiza byo mu gihugu. Byose mbisabye nizera kubikora mu izina rya Kristo Yesu, amen.